munyemerere tuganire kuri inyunganamire yitwa BESTRON Royal Jelly. Inyunganamire nziza cyane ikomeje gufasha benshi hirya no hino ku isi, bitari mu Rwanda gusa, ahubwo uyikoresheje wese afite byinshi yayivugaho mu by'ukuri mu buryo bwe cyangwa se ubundi. Kwibutsa ko ino nyunganamire wayikoresha urwaye, wayikoresha utarwaye, uwo ari wese yaba umugabo yaba umugore bayikoresha. Ni inyunganamire mu by'ukuri ikozwe ku buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho ryitwa stemcell, aho ishyirwa mu mazi hanyuma ugahita uyanywa. Agasashi gashyirwa mu mazi ya mililitiro 100. Iyo umaze kuyimenya, ariko mu gihe utarayimenyera ugashyira muri kimwe cya kabiri, ushyira kimwe cya kabiri cy'agasashi ugashyira muri mililitiro 100, hanyuma ugahita unywa ayo mazi. So hanyuma ifasha iki mu mubiri ku muntu wayikoresheje? Ni ukuvuga ngo BESTRON Royal Jelly ikintu ifasha mu kintu cya mbere ni ugufasha kugabanya isukari ndetse na cholesterol mu maraso mu mubiri, ndetse ikongera gushyira ku murongo cyangwa se kubalansinga icyo bita imisemburo y'umubiri cyangwa se endocrine system, igafasha amara gutembera neza kw'amaraso mu mubiri, igafasha gutuma umuntu asinzira neza cyane cyane ko igabanya umunaniro, hanyuma igafasha kongera imbaraga ndetse n'ubushake mu mubiri w'umuntu wari wese uyikoresha. Ino product ni nziza cyane kuko ifasha mu buryo bumwe cyangwa se rero nkubwira ngo ntabwo rero ko ibi bibazo byose ku muntu ufite ibindi bibazo tuvuze, ahubwo naho utarabigira bikoresha kugira ngo mu by'ukuri ubashe kwirinda. Ni ibiki bino 12 bindi ifasha abadamu? Umudamu wakoresheje ino product, ibintu 12 mufasha ni ibi. Cya mbere, imurinda iminkanyari. Ikindi ni uko yamufasha mu bihe bya menopause. Ino product ni nziza cyane mu bantu bageze mu kibazo cyo gucura, cyane cyane abadamu. Ibibazo ushobora kuba uramo nabyo ukoresheje ino product ntabyo uzahura nabyo. Ikindi ifasha ku mitekerereze no ku bwonko, ifasha kuri system cyangwa se ku rwungano rw'amagufa. Yego, ifasha mu magufa, abantu bagira ibibazo byo mu magufa ugasanga hari ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'uko ibiyikoze harimo calcium, manganese ndetse na phosphorus, mu by'ukuri zikenerwa cyane mu magufa. Ino produit ibyifitemo. Hanyuma ikuza umusatsi, ikongerera ibyishimo ku badamu nanone bajya mu gihe cyo kurangura amabanga y'abashakanye. Hanyuma ihangana n'agahinda gakabije ku badamu, yongera imbaraga n'ubushake. Hanyuma ifasha mu bijyanye no kutwita. Hanyuma ifasha uruhu kuba rwiza. Yego, ifasha uruhu gusa neza cyane. Hanyuma ikaba product mu by'ukuri ifasha nanone mu bijyanye no kwirinda kanseri y'inkondo y'umura. Hanyuma mu by'ukuri no ku bana bakitinzeho cyane iki kintu, kuko ni imwe muri produit zangana n'iki kintu mu gihe umudamu wabashe kuyikoresha kandi neza cyane. Hanyuma ini cya 12 batubwiye, BESTRON ni product mu by'ukuri ifasha mu gihe cy'uburumbuke ku badamu. Umudamu wayikoresha asanga ameze neza, horana itoto, asa neza, ameze neza mu by'ukuri, yishimiye ubuzima. Rero narabwira ngo nyabona ushobora kuyikoresha waba wumva ibibazo, wenda hari ibibazo ugenda uhura nabyo mu mubiri, ariko mbere yo guhura nabyo nakubwira ngo nyabona umenye neza BESTRON, umwanya mwiza wo kuyikoresha n'uyu munsi. Yikoresha kandi biza kugera neza kandi cyane. Umunsi mwiza.